mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima Imana. Ayo ni amagambo aboneka mu gitabo gitagatifu cyitwa Bibiliya. Tariki 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo imiryango igeze kuri 4 yifuje gushima Imana nyuma yo kubona urubyaro. Uko bimeze byose yagiye adukingira, aradutwara akomeza ibirenge byacu birinda guteguza. Ni kure cyane kandi harakomeye. Kandi ibihe byose murakoze cyane. Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Kandi turi hano ni amashimwe menshi twayatangiye kuva kera tukibona aba bana, none ubu twifuje gushimira Imana mu ruhame rw'abizera, inshuti n'abavandimwe, kuko birakwiye. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu ategereze urubyaro mu myaka 19. Ababyeyi barabizi ni ikigeragezo kitoroshye. Kubona umwana nyuma y'imyaka 4 ndetse no kumubona nyuma y'amezi 9 nacyo ni ikintu gikomeye tugomba gushimira Imana. Ndasaba rero kugira ngo Imana idufashe, n'ababyeyi n'abandi barimo hano mu iteraniro batarabona urubyaro, ndababwira ngo mukomere kandi Imana irabazi. Nakabizera tujye tubahumuriza mu ijwi ry'ibyiringiro, tubabwira tuti aho abana batari mutarabona Imana irahababereye. Bifuriza aba babyeyi kugira ngo bakomeze kurera abana bashimwa n'Imana n'abantu, kandi umunezero utagira impinduka nuko twabana n'Imana mu masengesho duhora ku mavi kandi tugatuza Kristo Yesu mu bugingo bwacu. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Shima
ushimuse kubw'ibyo wakoze waduhaye Eliana myaka 19 ishize uduha Beteli ndetse na Mariya iyo ni imigisha iyongere kubonye ineza yawe ntidushoboye kwiyumanganya turashimye waduhaye Eliana mu myaka 19 ishize uduha Beteli ndetse na Mariya iyo ni imigisha iyongere kabone ineza yawe ntidushoboye kwiyumanganya turashimye ntidushoboye kwiyumanganya turashimye ntidushoboye kwiyumanganya turashimye. Haleluya. Umuryango wa True Family urakoze cyane, munyemerere mu gihe basubira mu byicaro byabo. Ukwiriye kujya uririmba, ukwiriye kujya mu itorero, ahubwo kwigisha umwana bikomoka muri bwa burere uhera ubisama ukageza avutse ugakomeza afite ubwenge. Bya bindi byose ugiye gukora ni ibyigisho byo kwigisha umwana. Ntabwo umwana yamara gutakenge ngo uhoze utoto mu muryango wawe, umwana abireba maze uzamubwire ngo jya gusenga ntiyumve, ahubwo rwa rukundo gusangana rukomoka ku mugabo, rukomoka ku mugore, urwo mukunda abavandimwe, urwo mukunda abaturanyi, urwo mukunda umuryango, umwana akavukira muri ubwo burere kandi akabukuriramo byaga bikunze umwana azaba mwiza. Mubyeyi mwiza, turagushimiye kuri iyi gahunda wari uyizi, warayiteguye. Nk'abana b'abantu turatunguwe, ariko wowe kuko utugirira neza wari uzi ko impano nk'izi uzazitanga kuri uyu munsi, ubihererwe icyubahiro. Mu mpano ababyeyi bahabwa imirima, bahabwa amatungo, bahabwa amacumbi, ariko impano isumba zose ni ukubona umwana, ni ukubona uruhinja. Baraba bacigatiye, bamwe bakurikira abandi, abandi ni abambere, abandi undi ni uw'amateka kandi abonekeye mu bwihebe, ubihererwe icyubahiro. Nanejejwe n'igisubizo umubyeyi yampaye hanze musuhuza, yambwiye ati nanjye uwanjye azamubona. Yarabihereye ku mateka ya mugenzi wacu Mwanafunzi, nubwo natwe ubwacu n'aba bagenzi be bari kumwe nawe ndamwe ndashidikanya ko bishimiye uyu munsi ku bwa mwene se uhojejwe amarira, ushize irungu, kandi bakaba babonye umwana witwaga Nijuru, ubihererwe icyubahiro. Ineza ni nziza, ni amazina aba babyeyi bahaye aba bana, kandi biragoye kurobanura izina rimwe. Nyamara ibyo byose ni wowe tubikesha, izina ryawe rihimbazwe. Twe n'iri teraniro, aba hano ku Gitwa, abaturutse hirya, abumvise n'iyi nkuru bakaba bakagombye kuba baje aha ngaha, ntabwo byabashobokeye, ariko ku mitima yabo hari ishimwe. Natwe turagupfukamiye, tuguha icyubahiro tuvuga tuti izina ryawe rihimbazwe. Aba bana tubashyize mu biganza byawe kugira ngo Umwami Imana abe ari wowe ubarera, uzabarinde kurwaragurika, kandi ba nyina bababyara ubahe igituza cyiza. Ababyeyi b'abagabo uzabahe kubatoza uburere bwiza, kugira ngo umucunguzi mwiza nuhamagara amazina y'aba babyeyi bazavuge bati turi hano n'urubyaro waduhaye, uzabacyure mu bwami bwawe. Njye n'iri teraniro n'aba bayobozi bari aha ngaha twifurije imigisha iyi miryango. Nyamara turazirikana n'abandi
batwite kugira ngo nabo uzabahe kuruhuka amahoro bazadukorera umunsi mukuru nk'uyu. Twatashye ubukwe bwiza, ubukwe bw'abana, abamarayika, abana bafite imikurire myiza, akaba ariyo tubasabira. Zabarinde ibyo ari byo byose byabangiriza, yaba imico yo muri iki gihe, yaba uburwayi n'ibyorezo, kandi aba babyeyi babo nabo nk'uko bamaze kubisezeranira imbere y'abizera muri iri torero, uzabaye kubatoza imico myiza kugira ngo bazabakumurikire umunsi uzaba ugarutse. Bana natwe utugirire ibyiza, kandi ibi birori biracyakomeje, dutegereje n'izindi mpinja mu by'umwuka. Tugusaba kugira ngo gahunda yose igiye kubera kuri urusengero rwa Gitwa iyoborwe n'imbaraga isumba byose, tubisabye tubyingingiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Umuryango wa Mwanafonsi washimye Imana imbere y'iteraniro nyuma y'imyaka 19 n'amezi 6 Imana ibahaye umwana. Urwa mbere rwa Samweli igice cya mbere turasoma ku murongo wa 26 haravuga ngo uwo mugore aravuga ati Nyagasani ndahiye ubugingo bwanjye ninjye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa wundi nsaba Uwiteka uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nese mvuge iki kandi ubwo wenyine niwe wabikoze imyaka nzamara yose nzajya ngenda niyoroheje
nibuka umubabaro wo mu mutima wanje kuko ari byo bibeshaho umuntu kandi muri byo nimwe umutima wanje ubonera ubugingo. Erega icyatumye ngira ibisharira ni ukugira ngo mbone amahoro, kandi urukundo yakunze ubugingo bwanje byatumye arukiza urwobo rw'iborero, uko ikuzimu hatabasha kugushima, urupfu rutabasha kukogeza, umuzima niwe uzakogeza, nk'uko uyu munsi wa none ndi kukogeza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turisanga muri Yesaya 38 umurongo wa 15 kugeza uwa 20. Mu muryango iwacu ibyo twavuga ni byinshi, ariko kubw'igihe reka dufunge kandi tubabwira tuti mwese uwagiye ku mavi uwo ari we wese Uwiteka azahora mwibukira ibyo. Ni urugendo rutari rworoshye, ariko twagiye duhura na byinshi. Imana iduhagararaho, ndetse by'umwihariko nkaba nshimira umuryango wanjye aho uri uhaguruke, umuryango uhaguruke wose, kuko igihe twari twafashe muri gahunda kibaye kigufi. Abakecuru, muzehe yagize intege nke, yari yifuje kugira ngo tube turi kumwe. Murabona muri gahunda byari ngombwa ko baza hano, ariko namwe ni mu barebe aho bari. Ndashimira uyu muryango uburyo watubaye bugufi mu bizazane n'ibibazo bikomeye cyane, ariko bakavuga bati mukomere turi kumwe. Indi miryango akenshi usanga habayemo kunyuranya, bakavuga bati wagize utya wakoze utya, bikaba ngombwa yuko habaho ibintu bitandukanye kandi bibabaje. Ariko ndashimira uyu muryango kuba warabaye hamwe, bona nubwo Satani we atajya ahwema kugaba ibitero, nubwo yagaba ibitero, turashima Imana ko uyu munsi atsinzwe mu izina rya Yesu. Satani aratsinzwe, kandi nk'umuryango uko turi aho turi twese, buri wese yagira ibyo avuga. Turashimira Imana namwe itorero muri rusange uburyo yagiye ibaha imbaraga zo kubana natwe mu rugendo rw'imyaka 19 n'amezi 6. Ni urugendo rutari rworoshye, ushobora kubyumva. Bamwe bahise bafata banyita izina ngo ni no stress. Ni no stress. Ntabwo byabaga ngombwa yuko ibihe byose twagaragaza umubabaro, ariko ndashima Imana cyane, nshimira umudamu umufasha mwiza Imana yampaye, utarahwemye kuba ku mavi ibihe byose. Kandi umva, ubonye umugore mwiza, ababonye umugore mwiza, ndashima madamu Mwansaba na Kamusabe ahaguruke. Adamu akimara kubona ibyo yaravuze ati uyu ni umugore azitwa akara ko mu maraso cyangwa ko mu mara yanjye. Nta muntu wabona umugore ufite gutuza no kurushaho gutegereza byinshi mu by'Imana igenera abayo nka Nyirabayoboke Rachel. Abagore mwese, iri somo nta muntu nizera ko wigeze yumva Nyirabayoboke ngo yagize ngo ski ngo kuko yavuze ngo dore wa mugore. Ntabwo mbiyobeye ko hano mu itorero yigeze kujya bibi, ariko ngewe namwise mutima utuje. Iryo ndiziryo zina namugeneye. Ndababwira nti mwese mugira ibyiringiro ku Mana. Nakagize byinshi mu bo nshimira cyane. Ndashimira umuryango se muze ari he, muze Kabondo Samuel. Muze Kabondo Samuel ataragera hano umuryango we, ndamushimira ko atahwemye kutuba bugufi no kudukomeza. Kagene mvuga amazina kugira ngo byihute. Ndashimira umuryango
wa Ndabarinze Amiel uburyo bakomeje kutuba bugufi, Imana izakomeze kubabigirira neza. Ndashimira umuryango wa Sabato Enoki, aho muri murajya mwumva ayo mazina, nakabaye mfite icyo mbagenera, ariko Imana ibarebe neza kandi muri urugendo muzakomeze kugira ibyiringiro. Ndashimira Pastor Kanyamutuzo, ari hehe? We ndamusaba guhaguruka rwose. Ari mu rwiherero. Pastor ni urugendo yagiye amenyeho amakuru akantu kandi we n'umufasha we bagahora bugufi bwacu. Imana izakomeze kubibuka. Pastor w'intara yacu ndamushimira mu bihe ageze muri iyi ntara. Nta muryango yagezemo nk'uwacu, kuko yageze mu muryango wacu inshuro 7 zose. Nari nagize ngo ndabiza kubivuga ari hano, ariko mu miryango y'iyi ntara ndavuga ko turi mu bantu ba mbere dufite gusurwa gukomeye. Ntimugire ishyari, ntimugire ishyari. Muzehe ntabwo wari wabaye mu birori byabaye hano, twariho tubashimira cyane ku buryo mwagiye muba bugufi bwacu. Imana izakomeze kubagira neza, kandi ineza yanyu Bibiliya iravuga ngo imenywe n'abantu bose. Ineza ya muzehe imenywe namwe mwese. Umuryango wa Sharire nawo washimye Imana kubera ko nyuma y'imyaka 13 yose nibwo babonye umwana wa gatatu. Twayatanze bitewe n'ibyo Imana yadukoreye, ntacyo twabona twayitura. Rero uretse kwisingiza no kuyicuba igikwiriye, Imana ikomeze kuduha umugisha mu izina rya Yesu. Umuryango wa Innocent nawo washimye Imana aho babonye undi mwana nyuma y'imyaka 11. Nitwa Mbarushimana Innocent, nkaba ndi kumwe na madamu nawe yabibwira. Nanjye nitwa Uwimana Clementina, tukaba twanejejwe n'uyu munsi wera w'isabato kwakiza umwana. Yego, umuryango wa Mbarushimana nk'uko tubibona namwe muri mu miryango yagaragaye uyu munsi yakirije umwana. Uyu munsi twakirije abana uko twabibonye, yari gahunda idasanzwe. Ese uyu munsi mwebwe nk'umuryango mwakirije umwana, uyu mwana mwakirije yitwa nde? Uko ubibona twakirije umwana, akaba yitwa Azabe Ineza Berite, akaba yaravutse ku tariki ya 6 z'ukwa 6 2024 muri uyu mwaka turimo. Twanezerewe cyane kwakiza umwana. Uyu mwana mubona akurikiye umwana w'imyaka 11, akaba ari umwana w'umuhungu. Twabyishimiye cyane, gushimishwa no kwakiza uyu mwana. Imana yadukoreye ibitangaza, natwe twabyishimiye. Uyu munsi ndumva ari umunsi udasanzwe. Umwana akurikiye umwana w'imyaka 11. Indi muryango twabonye wakirije bakurikije umwana ufite imyaka 13. Undi twabonye bo babonye umwana wa mbere ku myaka 19 babanye. Nk'umubyeyi, ni iki uyu munsi wishimira cyane mu myaka yose ishize utegereje aka kabaju? Ikintu murakoze, uyu munsi ndishimye cyane kuba maze iyo mu myaka 11. Imana ikaba yaramfashije, nkaba yarampaye umwana w'umuhungu. Amezi 9 ni menshi. Ubwo nabonye Imana inyururukije amahoro, navuga ati uyu mwana ngomba kumwakiza nkamutura Uwiteka. Uyu munsi mbese ndanezerewe, nta kuntu nabivuga. Mu buhamya bwuje amarangamutima menshi, Mwanafunzi yagize icyo avuga ku bitangaza Imana yamukoreye. Ni umunezero mwinshi cyane kwakira umuryango nk'uyu. Ni umuryango udasanzwe mu miryango yose twakiriye. Reka dutangire tuganiriza uyu muryango, batwibwire amazina ni bande. Murakoze cyane, nitwa Mwanafunzi Jean Baptiste, kandi tukaba dufite umunezero udasanzwe kuri uyu munsi. Twari dutegereje igihe kirekire, ndetse igihe gihwanye n'imyaka 19 n'amezi 6. Urumva ko umunezero dufite rero ntabwo usanzwe. Yego, reka twakire mama, izina ninde? Murakoze, nitwa Nyirabayoboke Rachel. Turishimye cyane kubw'uyu munsi kuko umutwara amaze kubivuga
kubw'igihe kirekire cyari gishize ariko uyu munsi ni uw'umunezero uhebuje iyindi yose. Yego murakoze cyane. Uyu munsi twumvise ko ari umunsi uhebuje indi yose mu minsi mwagize. Si n'uyu munsi gusa, ni kuva mu minsi mike ishize. Hari ikintu kidasanzwe mwabonye ku buryo uyu munsi muvuga muti dufite impamvu idasanzwe ituma uyu munsi noneho tubibwira isi yose? Nibyo koko, ntabwo bisanzwe kuko twashyingiranywe mu mwaka wa 2005 mu kwezi kwaho wa gatanu ku itariki 23. Icyo gihe tumara igihe kirekire kugeza mu myaka iyo ngiye itambutse dutegereje urubyaro twategereje ntabwo twarubonye mu gihe nk'uko abandi bahita bikorwa nk'uko Imana ibigena. Twebwe byabaye ngombwa ko dutegereza. Uyu munsi rero turavuga tuti ni umunezero muri iyo myaka yose itambutse udasanzwe. Twishimye, inshuti, abavandimwe babonye ukuntu baje bose bafite ibinezaneza byinshi bikomeye cyane. Umva, ntacyo twabona twashinja Imana dukora ibikomeye cyane muri iyo myaka 19. Ni ubwa mbere tubonye uyu mwana. Ni amashimwe buri wese atabura kuvuga, ariko nk'umubyeyi ni iki watubwira? Ni izihe mbamutima zawe ufite mu myaka igera kuri 19 uyu munsi ukabubona akabaju? Murakoze. Muri iyo myaka yose uko ishize nk'uko mumaze kubitubaza, ntabwo nabona uko mbivuga nje ubwanjye ku mutima, kereka Imana yonyine yo mu ijuru niyo iri kureba umunezero uri ku mutima, kuko birenze uko umwana w'umuntu yabibona n'uko yabivuga. Ni ibintu umuntu atabasha gushira mu nyurabwenge, ariko kubera kwizera no gusenga Imana ibyo byose ubishiramo ukavuga uti ku Mana byose birashoboka. Ku Mana byose birashoboka. Tukongera tukavuga ngo nta kinanira Imana. Uyu mwana turavuga ko ari umwana udasanzwe kuri uyu munsi mu mibereho yanyu, ndetse natwe n'abandi bantu bose babazi n'umuryango mugari. Uyu mwana urimo kudusekera yishimye, ese yitwa nde? Dufite umwana w'umukobwa, uyu mwana akaba yitwa Usabwimana Ganijuru Mwanafunzi Eliana Keza. Ayo ni amazina twamaze imyaka 19 irenze tuvuga tuti twazitura iki izina tuzita umwana kubw'ibinezaneza. Rero turavuga tuti uyu mwana nta yandi mazina twamugenera, turavuga tuti ayo niyo mazina kubw'ibitangaza Imana idukoreye tugomba kwita umwana. Aya ni amazina yatekerejwe igihe kirekire. Muri aya mazina ndabaza umubyeyi, ni ko ari menshi, ni irihe zina abantu bazajya bahamagara riri rusange ryihuse? Byihuse baja bahamagara Keza cyangwa bagahamagara Ganijuru. Mama Keza, Mama Ganijuru, Mama Mwanafunzi, nari ntashoboye gusubiramo. Ni amazina menshi kandi meza afite igisobanuro muri iyi myaka 19. Nk'umubyeyi kwihangana bitera kunesha. Ni izihe mbaraga, ni irihe banga wakoresheje kugira ngo umuryango umwe muri kumwe kandi mutegereze kugeza kuri uyu munsi mwabonye ibisubizo? Murakoze. Imbaraga nta handi ziva kereka mu gusenga. Kuba mu byanditswe birafasha kandi bigatera umuntu imbaraga atabasha guhabwa n'undi muntu uwo ari we wese uri mu isi. Ariko iyo wibanze mu byanditswe ugasoma kandi ugasenga, uboneramo inkomezi, kuko na mbere hose nk'uko tubisoma mu byanditswe tubonamo abatubanjirije banyuze mu nzira nk'iyo twanyuzemo, ariko Imana ikabarengera kandi ikabatabara. Ibyo bikaba ibikomeza umuntu, bikamuha n'ibyiringiro yuko naho ibihe arimo bimugoye hari igihe kizagera kubera Imana akanezerwa kandi ikamusubiza. Yego, ndagira ngo twegereza ku musozo. Nk'umuryango wihariye uyu munsi ufite amateka maremare, ni iki ushobora gusangiza indi miryango ifite inzira nk'iyi mwanyuzemo yo kuba batarese babona urubyaro? Ni ubuhe butumwa by'umwihariko nka Mwanafunzi wabagenera? Gusa icyo mvuga, ndabwira abantu bose baba bafite gutegereza nk'uku nguku, nta handi bakwiye gushyira ibyiringiro byabo uretse ku Mana.
buri muntu wese agomba kumenya ko ntabwo Imana igenera bamwe ibyiza ngo abandi ibange. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo, kuko muri iyo minsi twagize umugisha wo kuba twaravugaga tuti turategereje, nta jambo ryo kuvuga ngo ntacyo tuzabona, ahubwo icyo twavuga igihe cyose dusenga, dupfukamye, turyamye, aho tugenda n'ikiganiro cyacu twavuga tuvuga tuti Mana wuzuze isezerano ryawe. Niyo mpamvu tuvuga tuti rero umuntu wese ushobora kuba ategereje urubyaro, yaba umwaka umwe cyangwa se igihe uko cyaba kingana kose, agomba kumenya ko Imana yita ku bayo. Kuko natwe mu myaka igeze kuri 19 ntacyo nakubwira ngo twakoze iki kugira ngo duhabwe uyu mwana, uretse ubuntu bw'Imana gusa. Igihe cy'Imana kikagera ikagusubiza nkuko n'abandi bose bajya basubizwa. Yego, ngira ngo rero mwanafunzi arakoze, ariko ndagira icyo nisabira uyu mubyeyi by'umwihariko. Mu byo wavuze watubwiye ko igikomeye ari ugushikama mu gusoma inyandiko z'itorero kandi ziduha ibyiringiro. N'uyu munsi bitwemeza ko mu gusoma kwawe Imana yagusubije. Uyu munsi niwe murongo muri Bibiliya, cyangwa se niki cyagukomeje? Nirihe somo, niye mirongo ufite uyu munsi ushobora gusangiza abantu, na cyane ko hari ukuntu twabonye mu gihe cyo gushima ibintu byawe byifashe neza? Murakoze. Mirongo nakunze cyane yo muri Bibiliya, nasomye cyane ku gitekerezo cya Hana, nibanda ku magambo yagiye avuga n'ibyo yagiye abwira Imana igihe yabaga ari mu nzu y'Imana. Ibyo binkomeza umutima. Harimo isomo yakunze kuvuga igihe umugaragu w'Imana yamubwiraga ati genda amahoro Imana yo mu ijuru iguhe ibyo wayisabye. Ni ukuvuga yuko iryo somo naryo ryaramfashaga. Hirya gatoya niho hari andi magambo avuga ati igihe gikwiriye gisohoye Imana iramusubiza. Hana aravuga ati nanjye kubwo kugira neza ko Imana uyu mwana azamujana imbere y'Imana, ari byo byatumye tumuzana nk'uko mwabibonye. Irindi somo ryamfashije niryo dusanga muri Yesaya 38 umurongo wa 15 kugeza wa 28, avuga ngo mvuge iki kandi ko yanshubije ubwayo yonyine niyo yabikoze. Imyaka nzamara yose nzajya ngenda niyoroheje, nibuka umubabaro wo mu mutima wanjye, kuko muri byo arimo umutima wanjye ubonera ubugingo. Ngo rega icyatumye ngira ibisharira ngo kwari kugira mbona amahoro, kandi urukundo yakunze ubugingo bwanje niko rwatumye rukiza urwobo rw'iborero. Ikuzimu ntabwo habasha gushima Imana, ndetse n'urupfu ntirwayihimbaza. Umuzima niwe uzayishima, kuko uyu munsi wa none mwabonye turi gushima Imana, nihabwe icyubahiro. Murakoze cyane, tubashimiye ko mwitabiriye, mwaduhaye umwanya muri gahunda nyinshi zihari. Dukomeze kubifuriza isa n'ihirwe mu muryango wanyu. Mwanafunzi muto akomeza kurere mu buntu bw'Imana, kandi ikiruta byose ibi byishimo tuzabikomezanye no mu bwami bwo mu ijuru. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Charire nawe yari afite amarangamutima menshi kuri uwo munsi, aho nyuma y'igihe kirenga imyaka 13 yabonye undi mwana wa gatatu. Uyu munsi nk'uko twakomeje tubivuga kare no ku yindi miryango, turashaka ngo mutubwire ni zimba mutima mufite kuri uyu munsi mwakirije umwana. Uyu munsi turishimye kandi turashima Imana kubw'ibitangaza Imana yadukoreye, cyane nk'umuryango wacu, aho Imana yaduhaye umwana w'umukobwa Amelia nziza nk'uko twakomeje kubivuga, ndetse umwana uje ari inkuru nziza mu muryango, aho akurikira musaza we rwose ku myaka 13. Ni igitangaza Imana yadukoreye. Umunsi akaba ari impamvu dushima Imana, kandi by'umwihariko akaba yaradukoreye igitangaza umuryango mugari tubamo, turi family. Ariyo mpamvu twateranye twishimye uyu munsi. Umwana aje ari umugisha kimwe n'abandi, ariko ngo aje nyuma y'imyaka 13, ndetse twumvise ko hari n'indi miryango nayo ifite amashimwe atangaje hejuru y'uko babonye umwana ku myaka iri hejuru y'iyo. Ese nk'umubyeyi Mushimiyimana Denise uzwi cyane ku izina rya Mama Kelve, wowe ni iki uyu munsi ukubwiye? Uyu munsi ndishimye cyane, ni ibintu bidasanzwe cyane. Umunsi twakirisha ni ibirori bidasanzwe, yenda abantu abahari nibo babibona cyane cyane, kandi turashima n'Imana kubw'igitangaza yadukoreye.
burya kubona utwite amezi 9 ukabona urabyaye ukabyara umwana ufite ingingo zose no gushima Imana, icyongeyeho ukagera igihe cyo kuba ushobora kumwegurira Imana. Twamweguriye Imana cyane dusaba Imana kugira ngo ikomeze idufashe tumurerera Imana, azaba umukozi w'Imana. Ibyo nibyo twifuza cyane cyane muri uyu munsi ubwo twateranye n'abandi bakije abakozi. Tugana ku musozo rero, nk'ababyeyi muri iyi minsi murabona ko kurera bitoroshye, kubyara ni kimwe ariko kurera ni ikindi. Ni iki uyu mwana mumuteganiriza nk'umwana noneho wavutse aganye umuryango wa Gikristo? Murakoze. Kurera ni ukw'Imana, twe turabyara ariko Nyagasani niwe uturerera. Akaba ariyo mpamvu umva mutima zacu z'uyu munsi twishimiye kumuzana imbere y'Imana, tumurageza Imana kugira ngo azakure akurera mu buntu bw'Imana, kandi byose niyo tubikesha nk'uko twabigaragaje uyu munsi. Yego murakoze. Ndagira ngo dutange ubutumwa by'umwihariko ku miryango ishobora kuba imaze igihe itarabona umwana. Nk'umubyeyi ni ubuhe butumwa waha iyo miryango nyuma y'igitangaza kiba gikozwe, mu gihe abantu bamara ukwezi, imyaka 2 ugasanga byakomeye, ku myaka 10-13 mwarategereje, hari n'abafite irenze iyo? Ni ubuhe butumwa ugenera ababyeyi bataragira umugisha wo kubona abana? Icyambere ndabasaba, ndabifuriza kugira ngo bajye baguma ku Mana. Imana niyo myambere, Imana mbere ya byose, Imana niyo byiringiro byacu. Ibanga no gusenga, kuko udasenze burya biragoye ko wategereza umwana imyaka 2, imyaka 3, wasanga nyine wabaye umusazi. Ariko iyo uri mu Mana, Imana iguha gukomera, ugakomera, ukagira ihumure kugira ngo ukomeza gusenga ukaba imbere yayo. Ndasaba rero ababyeyi baba bafite icyo kibazo kugira ngo bishyire imbere y'Imana, bagire ibyiringiro yuko igihe gikwiriye Imana ntigihe zisezerano, uko byagenda kose rirasohora. Wayibayeho ukayinambaho, uko byagenda kose isezerano rirasohora, naba amasezerano yabo azasohora, kandi ntabwo atasohora muri iyi si. Bakomeze bihangane, birageze Imana, babe mu Mana. Turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze nasi. Ntabwo ari we gusa, abitabiriye uwo muhango nabo bagize ibyo batangaza. Turi kumwe n'undi muntu twazanye nawe ari kumwe n'iyo miryango yaje gushima Imana kubw'ibitangaza yagiye ikora. Reka atangire atwibwira ninde. Murakoze, nitwa Urukundo Patricie. Nanjye ndi umwe mu bantu baherekeje ababyeyi baje gushima Imana y'abana bibarutse nyuma y'igihe kinini. Bisobanuye iki kuza kwifatanya n'imiryango by'umwihariko imaze igihe kinini, imaze imyaka 10-19 batabona urubyaro? Bisobanuye iki ku muryango wanyu? Bisobanuye iki ku bantu bazabona iyi video n'abari bari mu rusengero? Niki kintu bivuze? Ikintu bisobanuye, hari abamaze imyaka 19 batarabona urubyaro. Hari igihe buri wese yiheba bitewe n'ibigerageza arimo, ariko ikintu twakuyemo, isomo twakuyemo ni uko igihe icyo ari cyo cyose mu gihe wizeye Imana isubiriza igihe. Nicyo kintu njye nakuyemo. Ikindi, bari ababyeyi hafi ya bose bari bafite intera iri hagati yo kubyara no gukurikiza abana babyaye. Urumva ni amashimwe akomeye kuri bo no kuri twe, ni ibintu twishimiye cyane. Abatarabona urubyaro bo urabagenera ubutumwa ki noneho nkawe nka Patricia? Bave mu byizerwa bashikame, n'ubuye butumwa uri bubagene? Hari benshi batarabona urubyaro, bamaze imyaka 20, 10, hari n'abamaze imyaka 2. Bitewe, buri muntu wese agira agahinda ke bitewe n'ibigerageza arimo. Ariko nk'abo batarabona urubyaro, nababwira kudacika intege,
gusenga bagashikama ntibave ku mana, isaha nigera nabo bazasubizwa. Murakoze. Isaha nigera nabo bazasubizwa. Reka tugushimire kubw'umwanya wawe ndetse n'amagambo usorejeho y'ihumure ahumuriza imiryango igiye itandukanye itarabona urubyaro. Turagushimiye. Murakoze cyane. Tubaye ikaze mwe mukomeje gukurikira ibiganiro dukorera hirya no hino. Uyu munsi ni isabato, twasuye igice kizwi nko mu Rwankeri, kandi uyu munsi turi kumwe n'umugabo ufatika ku bigaragara. Agiye gutangira twibwira, hanyuma dukomeze mu kiganiro gito turi buze kugirana. Murakoze. Nitwa Niyonsenga Jean Damascene. Nkuko mubivuze, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Usanzwe aha turi ni mu Rwankeri, ni ku ivuko, ni ku itorero ryanjye ryambyaye. Tukaba twaje guterana mu rwego rwo gushima Imana kuri uyu munsi w'isabato. Murakoze. Okay, tubwiye ko uyu munsi mwaje ku itorero ry'amavuko, birumvikana ko atariho musanzwe muteranira, nubwo ari ryo torero ryababyaye. Kuri ubu musigaye muteranira hehe? Ubu nteranira ku itorero rya Buhoro mu ntara y'ivugabutumwa ya Musanze, kuko ariho ntuye. Niyo mpamvu naje nk'umushyitsi ariko wo mu rugo. Yego, birumvikana cyane. Waje hano nk'umushyitsi, hari impamvu yatumye muza. Twabonye abantu badasanzwe, twabonye amakorali adasanzwe. Uyu munsi kuki muri hano? Uyu munsi ni isabato idasanzwe kubera ko twaje kwifatanya n'imiryango irimo yakiza abana mu buryo budasanzwe. Ubundi iyi gahunda ikiba ku isabato ya gatanu, ariko kubera ko ari ibidasanzwe byabaye kuri itariki ya mbere y'ukwezi, kubera ko twagize ibitangaza, habaye ibitangaza by'Imana, aho twari dufite umuryango wari umaze imyaka 19 babana, umugabo n'umugore ko batarabona umwana, ariko muri uyu mwaka Imana iza kubagirira neza babona urubyaro. Bityo twaje gushima Imana kubw'iyo mpamvu. Si n'uwo gusa ko harimo n'undi muryango wari umaze igihe kirenga imyaka 10, nabo nubwo bari barabyaye ariko nabo bifuzaga undi mwana, nabo bikaba gutyo. Ubwo rero urumva ko ni ibintu bidasanzwe byaduteye guterana aha ngaha kugira ngo dushime Imana, dukurikirana n'uwo muhango wo kwakiza abo bana bavutse mu buryo budasanzwe bategerejwe igihe kirekire. Ego, ni byiza cyane, ni ibintu byatuma abantu baza. Niba nta banga arimo ko ari ibintu byabereye ahabona, iyo miryango ni iyihe? Tubwire kugira ngo n'udukurikiye amenye umuryango, twumve idonido. Iyo miryango ubundi ni imiryango 3 dusanzwe tubana nk'inshuti n'abavandimwe. Ni itsinda ry'imiryango twihuje kugira ngo tujye duterana imbaraga mu by'umwuka no mu by'ubuzima. Muri iyo miryango rero tugiramo imiryango 3 ariyo yakije abana uyu munsi, ariko by'umwihariko hari umuryango witwa Mwanafunzi Jean Baptiste, wari umaze imyaka irenga 19 batarabona umwana kuva bashakanye. Uwo ni wo wa mbere. Tukagira wa Nkurunziza Charles, nabo bari bamaze igihe kirenga imyaka 10 bategereje umwana, nubwo bari basanzwe bafite n'abandi. Tukagira n'uwa Mbarusha Imana Innocent, bo bari basanzwe nta kibazo bafite, ariko byabaye uruhurirane muri uwo muryango. Bituma rero tugira gahunda n'umwanya wo kugira ngo dufatire hamwe ishimwe ry'Imana, kandi dusingiza iyo mbaraga y'Imana yakoreye mu buzima bw'iyo miryango, bakabona abana mu buryo butangaje. Twumvise ko uyu munsi mwishima nk'umuryango mugari, mwihuje kugira ngo muterane imbaraga mu masengesho ndetse no mu bikorwa bifatika by'ubuzima bwa buri munsi. Iyo miryango ni imiryango igera kuri ngahe? Ise ifite ntego ki? Izina riri? Ni imiryango 7. Imiryango 7 twashatse izina twagira nk'icyita rusange, turyita umuryango w'ukuri cyangwa se umuryango nyawo. Mu ndimi z'amahanga ushobora kugenekereza nka true family. Ni imiryango ihuje n'abizera bose b'itorero ry'Abadventiste, duhuza inama, ibitekerezo, mu gusurana, mu kugobokana.
mu buryo bwose bushoboka mu byo umuntu ashobora gukenera kuri mugenzi we. Twagiye tugira gahunda zo guhura mu buryo butandukanye kugira ngo tujye tugirana inama mu buryo butandukanye. Ni umuryango rero umaze imyaka 5 kuko watangiye muri 2019, tukaba turimo twiyubaka mu buryo bwo kubana mu buzima busanzwe ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye turafashanya. Yego, tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa mugenera imiryango muri make, cyane cyane imiryango yubakiye ku ihame rya Gikristo? Imiryango yubakiye ku ihame rya Kristo, turabatanga ubutumwa bukomeye ko Imana ikunda umuryango, nubwo rimwe na rimwe ingorane kubera isi tubamo zitabura, ariko imiryango yose ikwiriye kuba yumva ko Imana iri kumwe nayo, bityo nubwo habamo ingorane nk'izabaye kuri iyo miryango twavuze, bagakomeza kwizera Imana no kuyiringira. Hari ababona batabyaye nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3, bamwe umwe agaca undi agaca hariya, ariko mu buzima busanzwe iyo abantu bazi Imana bagira igitekerezo nyacyo cyo kumenya ko byose Imana ari ibigena, bagategereza bagakora ibishoboka byose bakiringira Imana. Iyo igihe kigeze rero Imana irabasubiza. Niyo mpamvu hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abashobora kugira ibibazo by'ubukene, hari abashobora kugira ibibazo byo kutabona urubyaro nk'uko abakirije abantu uyu munsi byagenze, ariko iyo abantu bari ku Mana byose birashoboka. Kandi ikiruta byose ni uko imiryango ikwiye kunyurwa nuko Imana yemeye ko babaho, igihe gikwiriye gisohoye Imana ibaha ibyo bifuza n'ibyo basabye. Murakoze. Turagushimiye.